ndavuga ati koko mufite Imana ndamwitabye ndagenda nsanga yanyiteguye muri cyo ciciro cya kabiri. Hanyuma biba byiza dutangira kuganira umurimo w'Imana, atangira kumbwira ati Debora umurimo w'Imana ati Imana igira neza bugacya bukira ati nabonye Imana muri corona ng'Imana narayibonye. Ndavuga ati Imana yanjye dore umukirisitu arahangaha. Byiringiro areka abanyamasengesho baramanza baragenda, hanyuma ubwo niko badasize mu nzu twenyine. Hanyuma Byiringiro atangiye guhindura ibiganiro, nangira kubona atangiye mwavuye muri saro mujya mu cyumba, yatangiye guhindura amagambo tukiri muri saro. Yego. Hanyuma ndamubwira ati se Byiringi ayo magambo atangiye guhindura nayaye? akajya avuga nka ngukiza ubungu. Yaravugaga ngo rero Debora ngo ubungubu ngo rebanga ngo narakwifuje kuva kera. Ngavuga ati reka mukure muri ziriya nebe, wenda wasanga Satani ariho yamutegeye. Ngewe kubera yuko wenda nk'umuntu usenga Imana yubaha Imana, turebe ko yubaha naka karaga abakozi b'Imana bagize gute bavuyeho gusenga kwinginga Imana, turebe ko akubaha. Ngewe ndi kurwanya icyaha, ndi kumucungira umutekano murinda icyaha guhatagira ibintu biba. Hanyuma birangije turagenda, Byiringiro birangije tugeze kora ukarago atangira guhinduka nanone. Byiringi mbabara reka nkubwire nimba ayo marari yawe ufite ngewe reka nisohokere nigendere. Hanyuma Byiringiro birangije aravuga ati oya narakwifuje kuva kera. Namwe atakubyiringi burya no bwose twasenganaga wari umfite amarari nkayo ngayo arenze urwo rwego ashaka kwangiza ubuzima bwanjye. Ngewe nabizi urwo rugi yarufasha harukinga. Urareba nawe umuntu wakinze urugi nawe banyamasengesho bagiye nta wundi muntu uharaho hano. Naravuze ati Imana yo mu ijuru, naravuze ati Imana none ndagira mu rugo ndavuga ngo iki Imana imbe bishoboka iki gikombe kindenge. Aha niyo mageze mitangira agahinda kuko hari nkovita igira izuka. Arangije arambwira ati Debora uyu munsi ndashaka kuma ibintu. Ndamubwira ati se koko Byiringi ibi nibyo byanzanye? Byiringi wambabariye kuko urashaka ko nguha ibintu kuko ibi bintu nibyo byanzanye? Byiringi ndacyari umunyeshuri, ndakiga mfite gutekereza ibintu byinshi, hari icyo nshaka kuba cyo. Arambwira ati ntago rwose uvana utamaye. Ndambwira ati nanjye Byiringi nanjye ntago ndi bubikore. Birangiye Byiringiro turagigira, turangije kugigira ndabira ibyuya, ubwo niko yanciriyeho imyenda yarayiciye. Byiringiro birangiye abakoze ibyo bikorwa nyine, icyo gikorwa yakoze cyagaragaye nk'ingeso buriya twahita iki yaguciyeho imyenda, aragufata aragusambanya. Yaransambanyije mu myaka 18. Kuba utarasambana uba waririnze cyane. Aha niyo mageze murakomera mitangira igikomere kuko hari n'igihe nigeze kubirwara igihe nigeze kubirwara nkazanjye no kwa muganga bakanganiriza. Byiringiro abamfashe gutyo ku ngufu. Ndamubwira ati rero Byiringiro nubwo bwose mfashe ku ngufu baturahuye gutyo abanteye iyunda. Naratashye ndabyibuka, nta nubwo yanegeye ninjye witegeye kubera ko nari mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ndatwite nkazajya ababyeyi banjye baba n'amafaranga bafite nk'uko nabikubwiyeho mu kiganiro, nkazajya guca inshuro. Guca inshuro no guhingira abandi. Igikomere mfite ni uko umwana wanjye natigeze mwonsa. Ntago wonyeje umwana wawe? Ntabwo nigeze nonsa umwana wanjye. Kubera iki? Hari muri ibyo byose hari uburwayi yaba yarakwanduje? Yaraga mushyize mu gatuza kugira ngo umwana aceceke, hanyuma umwana akamuryamira mu gatuza kuko icyo gihe nanjye nta bushobozi nari mfite bwo kurera umwana, nari naramubatereye.
Mana ndashimira ababyeyi banjye. Reka dutangire tubasuhuza mwebwe mukurikirana inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Uri uw'agaciro kuba warakoze subscribe. Uyu munsi wa none rero nkuko mubibona turi kumwe n'umuntu turi basobanurire channel zo muri kumwe nazo ni Isezerano TV n'ukuri Nyako TV. Turabashimiye cyane na Grace Official nayo mugereho nyamuneka ibintu bimeze neza cyane. Nkuko mubibona rero hari umukobwa turi kumwe ari burusheho kutwibwira. Muraho neza? Muraho neza. Yego, uri buze kuzamura ijwi ryawe tubwire amakuru. Amakuru ni meza. Yego, uyu mureba aha yitwa Deborah. Andari buyabibwirire. Deborah, amakuru. Amakuru ni meza. Ejo twakoranye ikiganiro kirodiyo ariko abantu baranababara bagira agahinda baravuga utese ibi bintu nibyo. Rero uyu munsi wa none Deborah yahigereye kugira ngo abashe kutubwira neza ibyamubayeho kuko yaraduhamagaye atubwira ku bya Roger, ariko abantu bamwe muba mutabyemera ariko nyamaza abantu bafite ibikomere byinshi cyane. Deborah, ibwira abakunzi bagukurikiranye ndetse ugiye kuhakura n'abakunzi benshi abantu bagiye kuvuga uti kuko nk'ejo waravuze uti washakaga ko ugize ubushobozi nk'umuntu wagufasha kwiga imyuga wenda bakagira ngo ni nk'umukecuru kandi ko kurabona kuri umwana. Banza usuhuza abantu unabibwire. Mwiriwe neza. Nitwizeyimana Deborah. Yego. Deborah uvuka he? Iwacu ni Gatsibo. Mu murenge wuhe? Umurenge ni wa Kiziguro. Kiziguro hariya? Umudugudu usura wibuka? Ndawibuka. Nuwe? Ni Kigarama. Kigarama? Akagari se? Akagari ni Kandatema. Kandatema. None kuba duhamagara utubwira ku bya Roger, ubundi Roger ni muntu ki ku buzima bwawe? Roger ni muntu ki ku buzima bwanjye? Roger ni umugabo wanjye. Neza. Ni umugabo wanjye. Roger ukuntu ari umugabo wanjye, ukuntu yaje kuba umugabo wanjye. Roger yari afite groupe yitwa Sorowamu. Hanyuma tuza guhurira mu masengesho. Groupe y'amasengesho. Hanyuma birangiye tukazajya dusenga. Roger duhura gutyo mu murimo w'Imana. Icyo gihe narigaga ndi umunyeshuri. Warigaga? Hanyuma Roger tukazajya duhura. Nigaga mu wa gatandatu. Primaire. Nari ngiye gukora icya leta. Yego. Hanyuma Roger turahura tukadura dusengana. Roger akadusura ku rusengero. Wasengeraga kuri rusengero? Nasengeraga parirwa isisi. Hanyuma Roger duhura muri ubwo buryo. Roger dutangira guhura nk'abantu bakorana umurimo w'Imana. Nangira kuba nakoroje rwose ndavuga ati uyu musore afite amavuta y'Imana. Yego. Hanyuma Roger birangiye turahura. Tangira kumbaza ati Deborah ndashaka ko tuzahura. Icyo gihe byari muri corona. Hanyuma iyo corona ibaye Roger arampamagara arambwira ati rero ndashaka ko tuzahura tukaganira ku murimo w'Imana. Ndambwira ati ni byiza ndashaka nanjye ko tuganira. Nanjye ndamubwira ati ndashaka ko tubiganiraho kuko kubera yuko abantu benshi barapfuye. Barapfuye nyine mu buryo bw'umwuka. Bakeneye kuzuka. Ubwo yaraguhamagaye kugira ngo mubiganireho ku murimo w'Imana kugira ngo ukomeze ukore. Kugira ngo nkomeze umurimo w'Imana, nkomeze abo twari turi kumwe. Hanyuma bigenze gutyo Roger turaza guhura tuganiraho. Ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe Deborah? Nari mfite imyaka 18. Hanyuma Roger tutangira kuvugana gutyo ariko nta kintu duhuriyeho. Hatari inshuti yanjye, ari inshuti yo mu murimo w'Imana tudateretana. Nta kindi kintu duhuriyeho, hari umurimo w'Imana duhuriyeho wonyine. Hanyuma Roger ndagenda icyo gikabwa urumva ko icyo gika navuyeyo. Yego. Navuyeyo. Icyo gihe waragiye muraganira uvayo? Mvayo. Nta joteme, nta iravi. Twahuriye he? Icyo gihe bwa mbere? Musanze? Ubwa mbere namusanze iwabo i Rwimitereri.
yego irw'imiterere iwabo nawe urahazi narahabonye iwabo yego aha hanyuma Roger ndangije ndatega moto ndagenda ngenda mbwira abagenzi banjye gahunda twujuje twapanze ubwo mwari mwapanze nk'ize gahunda wona Roger icyo gihe gahunda twari twapanze ahantu tuzaduhurira tugasenga yego muri covid tugasenga ahantu twahuriye bwa mbere byari iwabo yego mugiye kwiga ku murimo w'Imana uko uzajya ugenda kuvayo rero uganiriza bagenzi bawe uko mugiye kujya mukora umurimo w'Imana oya naragiye icyo gihe mbiganiriza bamwe abayobozi muri mu banyobora ariko ubwo namwe mwari mufite groupe twari dufite groupe na Roger afite groupe yego hanyuma birangiye ubwo ngubwo umwanzuro wa mbere urarangiye noneho hanyuma urangiye aravuga ngo vayo njye kukwereka noneho ahantu tuzajya dusengera njyewe yari yanze ko hanyereka aho hantu tuzajya dusengera ndavuga ati icyo gihe nari nagiye no ku ishuri yamamaga kuri phone ya mama arambwira ati rero Debora nabonye ahantu tuzajya dusengera none reka tubyuzuze neza hanyuma birangiye icyo gihe nagiye muri weekend tutize kuko icyo gihe twigaga coaching ndanayisiba coaching kugira ngo ujye kureba kumva amakuru y'umurimo w'Imana kuko nari mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana kuko abantu bari barabuze ahantu basengera hanyuma turagenda hanyuma birangije ubwo ngubwo birarangiye ibyo ngibyo ahitamo amagara bwa kabiri aho niho ruzingiye bwa kabiri hanyuma aravuga ati Debora ati vayo noneho mufitiye amakuru meza ati Imana ambwira ukuntu nyine Imana yabagiriye neza ngo bagiye gusengera mu butayu ngamabuye akabakira ngamabuye akaka nuvuga ati se koko ese nuvuga ati se byiringi koko ayo mabuye yaratse arambwira ati mabuye yaratse ngo hanyuma abantu bakabifata mu ntoki ngamabuye akabakira mu ntoki ndavuga ati koko mufite Imana aha hanyuma ahita ambwira ati rero nahabonye ahantu tuzajya dusengera aribwo cya gihe nasangaga yagize gute yanyakiriye yanyiteguye yari yanyiteguye hanyuma birangije araguhamagaye uramwita ndamwitabye ndagenda nsanga yanyiteguye muri icyo cyiciro cya kabiri nsanga yateguye ibintu byinshi Mana yanjye ategura ibintu bijyanye n'imbuto yego hari ahantu aho ngaho yagiye kunyereka tuzajya dusengera hanyuma birangije turagenda izo mbuto harimo amapapayi harimo n'ibinuza byo kurya amandazi harimo n'amandazi n'amaronji n'imbuto nyinshi yego hanyuma birangije Roger arambwira ati rero ibi nibyo nabonye ntabwo nabonye umwanya wo guteka icyo gihe kubera ko yari afite akazi yatekeraga hehe mu bapolisi yego hafi aho hanyuma biba byiza dutangira kuganira umurimo w'Imana atangira kumbwira ati Debora umurimo w'Imana ati Imana igira neza bugacya bukira ati nabonye Imana muri corona ngo Imana narayibonye ndavuga ati Imana yanjye dore umukirisitu arahangaha ndavuga ati koko uyu muntu afite Imana atangira kumbwira iby'Imana nanjye ndavuga ati nanjye byiringe nabonye Imana yarandinze nabonye Imana irinda muri corona abantu benshi baraguye bamwe bajya mu businzi abandi bajya mu busambanyi nanjye ndavuga ati nabonye Imana ariko njyewe Imana yarandinze aha hanyuma byiringiro arangije aho hantu bari kuhasengera hanyuma aba banyamasengesho bagiye hanyuma twe twicaye mu ntebe uri kubyumva neza twe twicaye mu ntebe z'iyo nzu ubwo bishatse ngo hari harimo salo n'icyumba Mana yanjye simubeshyera hanyuma iya salo n'icyumba hanyuma abo ngabo bari gusenga njye ndi kuganira na byiringiro nyine turi kuvuga iby'umurimo w'Imana ukuntu gahunda zigiye kuzajya zikorwa hanyuma byiringiro birangije hanyuma abo banyamasengesho barangije baragenda barangije kugenda byiringiro areka abanyamasengesho baramanza baragenda
hanyuma ubwo niko badasize mu nzu twenyine ngiye n'ubundi ni namugiriye icyizere nk'umukozi w'Imana kuko n'ubundi cyane ko n'ubushize mwari mwahuye nubwo nta kindi kibazo wumvaga uri bumugire kandi n'ubundi ntago twakundanaga kuko icyo gihe nari nifite gahunda zo kwigana ibyo gukunda ntago nari nabigiye wari umusoza umwaka w'amashuri mashuri abanza kubera yuko Byiringiro ndavuga ati se sha Byiringiro reka nkubwire koko wabonye Imana nimba nawe Imana yakwihereye akazi muri iki gihe cya corona wowe Imana yakwihereye akazi uriho neza dore urutekera abapolisi ese ubwo nihe utashima Imana hanyuma abo banyamasengesho bagiye atangira guhindura ibiganiro hanyuma Byiringiro atangiye guhindura ibiganiro nangira kubona atangiye mwavuye muri saro mujya mu cyumba yatangiye guhindura mu cyumba turiki muri yatangiye guhindura amagambo tukiri muri saro hanyuma ndamubwira ati se Byiringiro ayo magambo atangiye guhindura nayahe akajya avuga nkangukiza ubwo yaravugaga ngo rero Debora ngo ubungubu ngo urebanga ngo narakwifuje kuva kera mukiri muri saro tukiri muri saro mu ntebe ndavuga ati Byiringiro vaye tujye gusenga Imana hara ku karago ahubwo ibyo ngibyo ayo magambo apfuye tuyavemo hanyuma birangije Byiringiro aravuga ati nta kibazo tugende gusenga ariko nkabona Byiringiro yahindutse nkavuga ati reka mukure muri ziriya ntebe wenda wasanga Satani ariho yamutegeye ngewe kubera yuko wenda nk'umuntu usenga Imana yubaha Imana turebe ko yubaha n'aka karaga abakozi b'Imana bagize gute bavuyeho gusenga kwinginga Imana turebe ko akubaha ngewe ndi kurwanya icyaha ndi kumucungira umutekano murinda icyaha guhatagira ibintu biba hanyuma birangije turagenda Byiringiro birangije tugeze kora ukarago atangira guhinduka nanone ahinduka mu buhe buryo abigisimba ukuntu yatangiye guhinduka nanjye ubungubu ukuntu yatangiye guhinduka yaratangiye andeba atangira kunkoraho ndamubwira ati mu izina rya Yesu icyo si cyo cyanzanye twazanye no kuganira ku murimo w'Imana iyo siyo ntego mfite ayo marari yawe yasubize aho yakuye kuko iyo ntego siyo yanzanye nta nubwo ari cyo ngicyo nabwiye ababyeyi kuza kwenda icyo twazanye ni ukuza tukaganira ku murimo w'Imana Byiringiro aravuga ati hey ati uyu munsi urancikira he abari ko akubwira ari kambwira Byiringiro birangiye atangira guhinduka atangira kuzana andi magambo numva y'ubusambanyi hatangira kumbwira ibintu ari kumva mu matwi yenyine mbwira ati Byiringiro reka nisohokere ibyo bintu uri kumbwira ntabwo ngewe ndi kubyumva Byiringiro mbabara reka nkubwire nimba ari ayo marari yawe ufite ngewe reka nisohokere nigendere hanyuma Byiringiro birangije aravuga ati oya narakwifuje kuva kera namwe atako Byiringiro burya no bwose twasenganaga wari umfitiye amarari nkayo ngayo arenze urwo rwego ashaka kwangiza ubuzima bwanjye ngewe nabizi Byiringiro arambwira ati yego hanyuma birangije Byiringiro atangira kuvuga ngo kuramo ngo ngewe nkuremo ubwo ntaragukoraho ubwo nyine yanguze ariko hari urugi rwari ruri muri saro urwo rugi twarugigiranyeho nshaka kugira gute gukingura kugira ngo nsohoke urwo rugi yarufasha arukinga urareba nawe umuntu wakinze urugi nabo banyamasengesho bagiye nta wundi muntu uharaho hantu naravuze ati Mana yo mu ijuru naravuze ati Mana none ndagira mu rugo ndavuga ngo iki Mana imbe bishoboka iki gikombe kindenge kuko birenze ubwenge bwanjye ibintu sindi uri umuntu w'umusore afite imbaraga hanyuma ndamubwira ati Byiringiro icara utuze tubanze dusenge naramubwira ngo tuza dusenge ibi sibyo byanzanye iyi ni Satani ishaka kutwandarika tuza dusenge ibi sibyo byatuzanye hanyuma ndangije Byiringiro aha niyo mageze mitangira agahinda kuko hari nko vita igira izuka
mitangira agahinda. Byiringiro bigenda bityo, Byiringiro arangigiza, arangije kungigiza, Imana yo mu ijuru manitse ikiganza, naba narakunze Byiringiro, Imana yo mu ijuru ibirebe. Kuko n'ahantu hose bambwiraga ntago namukunze, ntago nakunze Byiringiro. Byiringiro arangije arambwira ati Debora, uyu munsi ndashaka kumpa ibintu. Ndamubwira ati se koko Byiringiro, ibi nibyo byanzanye Byiringiro, wambabariye kuko urashaka ko nguha ibintu koko, ibi bintu nibyo byanzanye? Byiringiro, ndacyari umunyeshuri, ndakiga, mfite gutekereza ibintu byinshi, hari icyo nshaka kuba cyo. Arambwira ati ntago rwose uvana utamaye. Ndamubwira ati nanjye Byiringiro, nanjye ntago ndi bubikore. Ndamubwira ati ntago ndi bubikore. Ndavuga ati sindi bubikore. Byiringiro avuga ati turabikora. Ndamubwira ati yako Byiringiro, wasaze noneho wasinze koko? Ndamubwira ati arakomeza ndwanyerega, ari kunoteza. Hanyuma birangiye ndamubwira ko ubundi Byiringiro, uyu mukino ninde wawukinye? Ninde yagushyizemo iyi politike yo kunkorera ibi bintu? Ubwo ntabwo twe twakaryamanye, ngenda cyamubaza ibibazo byinshi, kandi ariko mvuga cyane no kugira ngo abantu babyumve, baze bagere gute bamurure. Naho hanze nimba yabivuganye n'uwo mama w'iyo nzu simbizi. Naho hanze ndabyibuka hari hicaye abasore babiri bo muri urwo rugo, nkavuga cyane nkagira ngo baranyumva, nimba nabo bari babigambanye simbizi. Hanyuma birangije Byiringiro aravuga ati rero ahubwo va mu bintu by'amagambo. Watangiye kumbwira ngo mve mu bintu by'amagambo. Ndamubwira ati se noneho utangiye no kuntegeka ku mubiri wanjye, umubiri wanjye utangiye no kuntegeka koko ko abantu bagorwa. Hanyuma ndamubwira ati kandi Byiringiro, iri ni ihohoterwa ugiye kunkorera. Ndamubwira, atangira nyine, urareba nyine umuntu w'umugabo nawe tutangira kugigira murusha imbaraga. Ikigihe nari ndi umukobwa ufite imbaraga, ubu ngubu narahorose, ntabwo naganaga gutya. Narahorose kubera nyine ibintu byinshi by'ibitekerezo. Hanyuma Byiringiro birangije, Byiringiro turagegera murusha imbaraga. Bwa mbere namurushije imbaraga, arongera arangigiza. Ubwo niko yakwima ipantaro. Ubwo yambaye ubusa? Yari yambaye yamucikopa bambara. Yego. Hanyuma birangije Byiringiro turongera turagigira, ibaba we noneho numva imbaraga zanjye ziracitse. Ikintu nakoze nahise mbwira Imana ati Mana bibe uko ubishaka. Kuko nahise nekereza ijambo rya Samusoni. Delila shuka Samusoni. Ubwo wenda nahise nishyira mu cyiciro cya Samusoni. Byiringiro umuhindura Delila. Byiringiro nahise muhindura Delila. Njyewe nigira Samusoni. Nahise nekereza iryo jambo, mpita mvuga ngo Abafilisitiya baramfashe. Birangiye Byiringiro turagigira, turangije kugigira ndabira ibyuya. Ubwo niko yanciriyeho imyenda yarayiciye, urumva? Umva icyo gihe nari mfite umusatsi wa naturere mwiza, arawujwagatura. Ubwo niko afata ari kumfura imisatsi. Nabwo ati Byiringiro, wambabariye koko? Mbabarira. Akajya gupfura imisatsi. Agira ngo muhe n'ukuri pe. Noneho ngera namubwira ati Byiringiro, base mbabara sinshaka gukora ibintu. Mbabarira Byiringiro. Noneho ndarira mvuza induru, ndangije kurira mvugije induru mburu unabara. Byiringiro ubwo nyine birangiye gutyo. Byiringiro birangiye abakoze ibyo bikorwa, nyine icyo gikorwa yakoze cyagaragaye nk'ingeso buriya twahita iki, yagucireho imyenda, aragufata, aragusambanya. Yaransambanyije. Agusambanya utabishaka. Inkovu ejo wambwiye ni yaje gute iyo nkovu? Inkovu ya mbere nabanje kugira, akimbwira ko ashaka kunsambanya, niyo nkovu nabanje kugira bwa mbere na mbere. Yo mu mutima. Nibwo bwa mbere wari ubikoze? Nibwo bwa mbere nari mbikoze.
mu myaka 18 kuba utarasambana waragerageje uba waririnze cyane. Aha niyo mageze umurakomera mpita ngira igikomere kuko hari n'igihe nigeze kubirwara igihe nigeze kubirwara nkazajya no kwa muganga bakanganiriza. Hanyuma Byiringiro kuki utababwiye uwo muntu se? Byiringiro yahise aza muri Kigali kora nivuyemo no mu rugo n'ababyeyi banjye bashatse kubijyamo babura aderese kuko Byiringiro yicaraga agenda na aderese yari afite ni wowe ntabwo bamubonaga. Komera umutima humura komera komera humura humura komera humura Byiringiro abamfashe gutyo ku ngufu ndavuga ati rero Byiringiro nubwo bwose mfashe ku ngufu uneye inda. Hanyuma Byiringiro birangiye nyine naratashye mu rugo nta kintu nababwiye nababwiye se Byiringiro mbere kutarabikora gutyo basi kugira ngo nyagirize ubuzima bwanjye dore byabaye basi koresha n'agakingirizo. Byiringiro arabyanga ubwo nyine urumva yuko iyo byagenze gutyo naba yatangiye nyine ubuzima bwe aba yatangiye kuvuga ko bwarangiye kuko ntabwo umuntu w'umusore yaba ameze gutyo ngo nawe umucike. humura haracyari Imana ihindura amateka. Byiringiro ndangije baturahuye gutyo abanteye iyo nda naratashye ndabyibuka nta nubwo yanegeye ninjye witegeye kubera ko nari mfite ishyaka ry'umurimo w'Imana. Hanyuma ndagenda ndangije kugenda Byiringiro ndataha mu rugo ariko nkazajya mbwira mama ati ariko rero mama nubwo se nagiye kwa Byiringiro naramusuye mama akamubwira ngo byagenze gute nkamubwira ati ariko mama nubwo se meze gutyo ndatwite bitewe nk'uko mama yaranzi yarambwiye ati Debora wimbeshya ntabwo utwite. Ubundi mu buzima bwanjye nakuze ndi umukobwa ukunda kwihesha agaciro nkunda no kwihagararaho kuko natwaye inda muri karitsiye abantu bose baratungurwa abantu bose baratunguwe baravuga ati ninde wahangaye koko umuntu Debora umuntu twaye tuzi kusenga Imana Debora umwana twaye tuzi wicara iwabo kuko nakuze iwacu ngira dadi wanjye yakundaga kundebana igitsure kandi yakundaga kunyigisha akanda kunyigisha akakunda kunyicaza abana mama ubi niba uzajya ubyirinda kuko mama yari yaratubye turi abana babiri b'abakobwa kandi mama yari mutoya nta wundi mwana Imana yari yamuha yari yararumwimye Imana yari yamwimye undi mwana. Hanyuma nongera gutekereza ukuntu mwarinda mu rugo mama nigeze atwarinda mu rugo nekereza ukuntu nabitekereje nazi n'inzira biciyemo Byiringiro birangije abanenda gutyo ukuntu wafashwe ku ngufu n'umunyamasengesho. Hari umuririmbyi njya nkunda iyo ndi muri ibi bihe uvuga ngo abiringira abantu ngo barabahemukira. Irandirimba ndayikunda cyane kuko iginkomeza. Hanyuma Byiringiro birangije abaneye gutinda amfata ku ngufu no mukumfata ku ngufu niyamba hafi arantererana ishuri mba ndivuyemo gutyo mba nangiye kwiheba
noneho ndabyibuka igihe kimwe nibwo nigeze gutobora ndavuga ngo ndatwite mbwira mu rugo mbwira na papa mama ndamubwira na papa bose ndabibabwira noneho papa aravuga ati ntago ngiye ibyo ndi kubyumva ntago utwite ngiye ndumva ari burage uri kwitera nabaga ati rero n'uwo bwose muri kuvuga ngo ndi burage ndatwite mu rugo kubera nk'ukuntu icyizere bari bamfitiye baravuga ati ntago ngiye mbyemeye inda yanjye batangiye kuyibona itangiye kugaragara amezi 5 atangiye kugera nibwo iyo nda bayibonye ikintu mbashimira ababyeyi banjye ahantu hose bari mu bushobozi bwabo bari bafite ari papa na mama ntago bigeze banererana icyo batamaga najyaga kugishaka ubwo nabo ntacyo bari bafite hanyuma kumwe umuntu ararikira utuntu mama yarabinguriraga akanya gato akabarambwira ati rwose mwana wanjye n'uwo bwose nkugurira ibintu nta mafaranga afite none ubu ngubu pe hamagara umugabo wawe abikugurire ndamubwira ati mama nta mugabo mfite humura ndamubwira ati rero mama njyewe nta mugabo mfite n'umugabo twawe ntabwo namukunze ni muri bya bintu byo gusenga twahuriye mu masengesho turasa niyo mpamvu igitsina cyitwa abagabo mana mbanga kubi oya ni igikomere ufite ariko haracyari ibyiringiro abagabo nyine atari wabyiringiro ni ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro ariko abagabo n'abantu basenga mana yanjye narabahuzwe oya ni ishuri kandi ishuri rijya rirangira byiringira mbera gutyo uzakomeza benshi kandi uzagera kure byiringira mbera gutyo ambera ikigeragezo byiringira anerinda mana yanjye habe n'ikintu cyo kuma ndatwite nkazajya ababyeyi banjye baba n'amafaranga bafite nk'uko nabikubwiyeho mu kiganiro nkazajya njya guca inshuro no guhingira abandi ujya gutenda ufite imyaka ingahe Deborah 18 utangira kujya guca inshuro ufite imyaka 19 uko natangiye guca inshuro nabyaye mfite imyaka 19 natangiye guca inshuro ahubwo mfite imyaka 18 natangiye guca inshuro mfite imyaka 18 kuko 18 niyo nagize gute niyo natwitiyemo hanyuma ubu ngubu nawe wabara wabimenya afite imyaka ingahe afite imyaka 3 urumva ko ubu ufite 21 niyo afite 2 ubu ufite 21 njyewe ufite 21 ubu hanyuma birangije byiringira abaneye inda gutyo hanyuma mu rugo bakazajya bambaza umuntu waneye inda nababwira ngo umuntu waneye inda ni umuntu twarasenganaga mu cyumba hanyuma birangiye byiringiro akazajya amamagara akanya gato yabanje no kugira ngo najya kumurega mu buyobozi yarabanje anyigiraho inshuti arambwira ngo nzagufasha mu bushobozi mfite umva nawe ntago nari nzi ko azanyihinduka kuva wabyara uwo mwana byiringiro yagufashije nk'igihe kingana iki mana yanjye ntago yigeze amfasha umwana mana nta n'ikintu yigezamo nta mafaranga namwe araguha nta mafaranga yigezamo ko yavuze ko gufasha ahubwo iki kiriya kintu nacyumvishe ndaturika ndarira bitewe n'ukuntu yambeshyeye byiringiro wenda amafaranga yaba yavuze ngo yigezama ntabwo naje kumusereza twarabyaranye n'ubwo wese twabyaranye namukunda ariko ndamugize gute ndamuhekeye ngewe ntabwo nazanye no kumuserereza hanyuma byiringira aya mafaranga ari kuvuga ndabyibuka icyo gihe byari mu nzara umuntu akubitira umwana kuryama ya nzara bigeze bita nzaramba murayizi hari inzara bigeze bita nzaramba mu cyaro yari ikomeye iyo nzara yari ikomeye ayo mafaranga ari kuvuga ndabyibuka icyo gihe yaraje i Kigali ariko mu rugo kazajya bambwira se Deborah basi wazajya gushaka umugabo wawe hanyuma kazajya guha n'amata y'umwana
hanyuma papa wanjye akazajya bimbwira ari we dadi wanjye hanyuma akabimbwira nkavuga ati se dadi ubwo ko nzamenya nshakiraho uyu mugabo nanjye ntabwo nzahaba ubu si uyu mugabo kuko ndamushakira hehe ndamubwira ati mana yanjye ntabwo papa akambwira ati hangane ariko igihe kimwe nza kumva mu banyamasengesho basenganaga umuntu umwe aza kumbwira ngo bahuriye hehe ngo mu butayu iryo jambo ndaryumva ndavuga mwahuriye mu butayu Byiringiro Roger iryo joro sinaryamye nicajije dadi wanjye na mami hagati namenye ko umugabo yaje ariko yarabimishe ndavuga ati rero kandi n'uwabaye yamaye amakuru ambwira yuko atekera hehe abanyeshuri ko yari yaravuye gutekera abapolisi atangiye atekera abanyeshuri hanyuma mu gitondo mu rugo bamuruhushya ndabyibuka mana ndashimira ababyeyi banjye bamaye itike barambwira ngo umwana narira uze kumugurira biswi hanyuma ubwo urumva mu rugo niba bamaga kuko nta kazi nari mfite none no guca inshuro byari byaranze kubera ko nari mfite umwana najyagayo rimwe na rimwe hanyuma birangije Byiringiro ayo mafaranga yavuze yaguhaye yarangaye ayo mafaranga yavuze yamaye ni 20,000 ubwo nabwo nayo namutunguye umwana yari afite amezi 9 yego ubwo umwana yari afite amezi 9 n'ubungubu nazana ibipapuro ndabifite twagiranye amasezerano weho nawe muri babiri twari tuyi mu ruhame rw'abantu nagezeyo ku kigo wageze kuri icyo kigo bigenda gute mbatekereza ibyanjye nawe barambwira ati wowe ni wanga ufasha uyu mwana w'umunyeshuri turagufunga kuko uyu mwana wamuvugisha amahirwe ye Byiringiro aravuga ngo nta mafaranga afite nta nubwo natashye nyafite icyo gihe natashye nta mafaranga mfite na imbokoboko Byiringiro nabwo ase ko Byiringiro ko wagiye muri Kigali gupagasa ureba ko umwana rugwa muherukanye wambabare basuka manga 5 Byiringiro arabyanga neza noneho birangije ikintu bakoze ku kigo bamwatse telefone ze zose icyo gihe yari afite gatusha afite na touch bama gatusha nini ngo tuzajye tuvuganiraho ngiye n'uwo muyobozi w'ikigo hanyuma birangiye Byiringiro arangije aravuga ngo agiye gushakisha amafaranga hanyuma arayashaka 20,000 arangije abayobozi nta nubwo twanavuganye ngo njye kuyenda wumve abayobozi nibo bamagana ati Debora ati veyo ya mafaranga Byiringiro yayabonye ayo niyo mafaranga avuga yamaye ubwo uri kumva ikigo cyakoze mu mushahara cyakoze mu mushahara anasezera n'abambuye ngo cyakoze mu mushahara nta nubwo ari Byiringiro yaguhaye ntabwo ni ikigo cyayaguhaye ni ukuri ni ikigo cyayamaye pe ayo mafaranga niyo ari kuvuga yishyizeho kandi ni ikigo cyamaye ayo mafaranga kubera yuko urumva yagiye anabambuye ubu banamufasha nawe bamwishyura oya rwose yajyanye ideni ryabo ngo yaje gushya ku kuguru ngo arasezera kandi yajyanye ideni ryabo urumva afite n'inkovu yo ku kuguru ndayize ngeyo urumva hanyuma Byiringiro nuko byagenze hanyuma ku kigo barambwira ati Byiringiro reka nkubwire reba uyu mwana w'umukobwa umwana yaramureze none dore afite amezi 9 nawe mumenyera amata Byiringiro yaranditse ibipapuro yewe arashishima dore mana yanjye baranamwandikiye icyo gipapuro ndagifite icyo gipapuro mama yarambwiye ngo yarakibitse hanyuma yewe arandika ngo buri kwezi ngo nzajya amuha amafaranga y'amata mwishyure yanditse hanga ntabwo nibuka amafaranga yanditseho 15,000 urumva ariyo yaba yaranditseho cyangwa kwezi nta nubwo yari menshi pe sinzi impamvu ataguriye umwana w'amata hanyuma birangije Byiringiro amata gutyo baba we singeze mu rugo umuhungu akuraho telefone nkazajya amamagara ku bayobozi b'ikigo bakambwira ati baba we ati Byiringiro twaramubuze ati se mwamuburiye he kumeruka ari mwebwe mwari mumufite mwamuburiye he arangije arambwira ati
abarambwira ati yaragiye natwe situza aho yagiye. Hanyuma nuko nkuko byabyiringiro uyu munsi wa none kugira ngo byiringiro yiyandikisheho uyu mwana byaje kugenda gute? Ako kantu nako kababwireho abantu bamenye ko byiringiro uyu mwana namwanditseho. Ako kantu ko kwandikisha umwana byo byabaye mana yanjye, byo byabaye sinzi ukuntu byabaye. Byabaye amateka. Ubundi nyimara kubyara umwana yarabanje aramwihakana. Aravuga ngo ntabwo umwana narowe. Ndamubwira Byiringi ko wansugiwe ndi isugi, ko nabandi bagabo bambonye, ko wamfashe ku ngufu, ubizi neza ibyo wakoze. N'igikomere kugufata akagusujura, mwari mugiye gusenga mu cyumba cy'amasengesho, akagusujura akagutera igikomere cya kintu ufite kwita ko wambwiye, akaguhohotera muri ubwo buryo, akanga niyo nda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Utagejeje imyaka y'ubukure ntanafungwe, ariko muri hari amategeko akibasha kukurenganura n'umunsi. Byiringiro byagenze gutyo, birangije kugenda gutyo. Byiringiro birangira ndamutungura nkuko nabikubwiye. Naramutunguye ndavuga ati reka ngende. Ikigiye gutekeraga iki abapolisi. Icyo gihe yiyandikisha yatekeraga abapolisi. Ndagenda mpita mutungwa ndavuga ati Byiringiro tabara, ati vayo uyu mwana utamwandikisha ngenda mugutera ndamugusigira nigendere. Byiringiro ndabyibuka naragiye. Aba bantu nyine urareba ngira ngo nabo bari bazi ko dukundana. Abayobozi barambwira ati genda ubanze uganire n'umugore n'umugabo, ngo muganire, ngo mwiyunge, ngo muri mwenyine. Ndavuga ati mwabayobozi mwe namwe nabuyobozi bwanyu muri kumbwira umuntu yaramohoteye ngo ngende nganire nawe, umuntu yamfashe ku ngufu, none ngo ngende ndaganira iki nabwo nashaka none kongera kumfata ku ngufu n'inda ya kabiri n'uyu nguyu yaraneye kumurera. Hanyuma ndangije ndagenda. Byiringiro arambwira ngo tujye iwabo. Ariko nari narakaye, nari mfite umujinya, nta n'ikintu yamara, nta nubwo yanyweshereje umwana. Nari mfite umujinya ukomeye cyane. Byiringiro turagenda, atangira kunyibarishwaho amenshi, dore ko agira amenshi adashira mu kanwa ke. Ubwo ni amagambo yo kubeshya abantu abashyesenga. Buryarya n'utugambo amagambo turyohereye. Agira amagambo aryohereye mana yanjye cyane. Ye baba we, atangira kundyoshya ati rero Debora, ati nabuze amafaranga. Nkuko ati Byiringi wabuze amafaranga ukwera amafaranga. Arambwira ati ngo amafaranga akorera ni make. Amafaranga ukorera ni make ya wamburemo n'ibihumbi 5 wamba buri kwezi ngo nzanye ndebe umwana. Arambwira ati wapi. No ndabyibuka nta n'amazi yamaye icyo gihe. Icyo gihe ndabyibuka, icyo gihe nta n'ibiryo yamaye. Ndi umubyeyi wonsa, nabuze amazi, mbura ibiryo, natashye mu rugo inzara yanyishe ngo ndi kumwe n'umuntu. Yari arimo yonka iki? Sinzi ibyo yonkaga, napfaga guha umwana ibera akarira. Navuga ati se Byiringi nabwo icyo gihe muhura yashatse ibintu. Ahubwo se ceceka. Arambwira ati se ati ceceka ahubwo kanze mbikubwire. Hanyuma arambwira ati se Debora wamaye. Ndamubwira wabwiriwe inyota ikwishe. Namuga ati se basi wamaye n'amazi, n'amazi mfite. Ngo wamaye se mbazi nguhiki n'ibintu wankoreye kuko urifuza iki? Urashaka kongera kunera inda ya kabiri? Ndamuga ati ku ubundi reka nkubwire, ugenda ubyara n'inzoka, ubundi ibyo bintu byawe wazabizitse cyangwa bakabica. Niko namubwiye ngo azayizirika cyangwa ayice. Niko namubwiye. Nimba utananiye kwesha agaciro waretse urongera no kumuza amahanga. Namubwiye ngo azabizirike. Hari abandi bantu yari yarateye inda waruzi? Hari abandi yari yarateye inda. Mbazi we yaranze kubimbwira kuko narabyumvishe ngo babiri nawe ubwo uwa gatatu washatse ari uwa kane. Hari n'undi utazi wa gatatu. Akabongo yari yateye inda, bari baturanye. Karabaye. Namubwira ko Byiringi warasaze wowe, uturanye n'umugore urirwa unamufasha, yaca umwana ukamugurira irindazi, njyewe nta n'ikintu urama ngo nguye ibintu. Ndaguye ibintu nshingiye kuki? Ndamubwira ati Byiringi ntago ndi buguye ibintu,
urabeshyera ubusa sindi buguha ibintu ariko icyo gihe yabaza ko yarafashije umwana ari twe neza wari nabyo nari kumuha kuko nta mosiyo nari mufite kuko sitwakundanaga nta mosiyo nari mufitiye n'aharabyumve sitwakundanye umuntu ujya guha ibintu ni umuntu wakunze wagiriye mosiyo wagiriye amarangamutima we nta marangamutima nigeze mugirira gutera n'igikomere cyo gufata ku ngufu uyu munsi uracyafite ingaruka z'icyo gikomere ndacyagifite bijya bimbaho hanyuma ndangije Byiringiro arambwira ati mva rero aturama umva ikintu nakoze ahubwo atangira no kungigiza none se kandi nubwo nahetse umwana ari n'urinja sinari namuhetsa atangira kukugigiza atangira kungigiza ariko kukugigiza ni iki kw'iryo jambo hari abantu batari risobanukirwe kungigiza nugushyirishaho agahato gushyirishaho ingufu ashaka kongera kushyirishaho ingufu gushirisha indinda ya kabiri ngerane n'inda ya kabiri yamubwira ati Byiringiro ariko koko uzi ko nta bwenge ugira uzi ko ari ukubona ugenda rero mfite umwana w'uruhinja mu rugo bazi ukuntu ibintu wankoze ngo nongere muhe wongere undunguruke n'ibintu wakoze umfashe ku ngufu ndamubwira ati rero Byiringiro ibisi bikunda yatangiye kungigiza ahubwo reka nkubwire nahise mfata umwana nanyuje umwana mpita mushyira mu gituza ndamubwira ati Byiringiro umwana wanjye aramukarize njye nawe none nugira ngo nabya biri none ndayica ubwo ese umubwiye ngo urayicaye se areba ate nahise mubwira ati noneho reka nkubwire ndayica niko namubwiye zori kuyicisha namubwira ati ndayica nditabara nahise agira ubwoba ndamubwira ati njye se nakemera kongera gutwara indinda nugire ngo ni cya gihe wangigije noneho ndi buyice wenda hari akantu kakuma wari wagendanye cyangwa k'ikirahure gutyo wari we tuyikuzaho umva njyewe ukuntu ari kwitabara kuko ntago nari kongera kugira ibikomere bibiri nta n'ikintu nari kongera kuvuga mu rugo kumva cyari cya gatatu cyari cya gatatu igikomere cyo mu mutima n'icyo ku mubiri navuga ati rero Byiringiro ndayica uko byagenda kose none reka nkubwire none wenda bamfunge ariko ndi buyice ndi bwitabare wari kuyiruma ibyari mana yanjye nimba nari kuyikurura simbizi ariko nari kumuruma uko byari kugenda kose nari kumuruma kuko nari mfite ibikomere byinshi nari niba yari yanyimye ibiryo yanyimye amazi yo kunywa ahubwo njya kubona azanye voka njya kubona se Byiringiro izo voka uzanye zari afite voka n'amandazi ndavuga ati se Byiringiro ifunguro rya Byiringiro ku meza y'amandazi atajya abura ndavuga n'ibyo bintu nagiye n'ibyo bintu naragiye mbere harimo amandazi nubwo nabwo azana voka n'amandazi ibyo bintu naragiye mbibwira mu rugo ndavuga ati mami ibintu noneho nabonye nagahumamuno Byiringiro ubonye yange kunyakira agenda azana voka n'amandazi abindira imbere yange no kuma ngo ndyeho aho hari ndamugaye kuko yanyicishije inzara yatangiye kunyicisha inzara kera n'ubu ngubu aracyanyicishije inzara arya voka n'amandazi mureba ndavuga ko Byiringiro uri umuntu w'umugabo arabirya tari kuguha umuntu w'umugabo arya voka n'amandazi niko namubwiye atari no kuma navuga ati Byiringiro nagusabye amazi naho uri kundira voka imbere n'amandazi navuga ati Byiringiro kuko wazajya ureka ndavuga ati rero bazi dore na papa y'umwana yuze ijya kuyungurira papa ya Deza nayo yaguze urumva erega buri ifunguro rye nawe ryari rikomeye nayo yaguze nahise ngenda ndayikopesha iyo papa kugira ngo noneho rero yandikisha umwana ahantu byagenze gusatira n'umusozi ahantu yandikishije umwana aho hantu ni ahantu hakomeye kuko kwandikisha umwana byabaye intambara yaranze kumwandikisha ndamutungura nk'uko nabibabwiye hanyuma birangiye baramutunguye umusanga he namusanze ku kigo aho ari gukorera n'ubundi hahandi umwana aramwandikisha umwana arangije kumwandikisha ndataha ubu mu gitabo ndangamimerere umwana arimo ari kuri Byiringiro kuri Byiringiro Roje ku ifishi yandi yo kwa muganga hariho papa wanjye hariho papa wawe kuko urumva ntiyari ahari nta nubwo ngo Byiringiro yigeze yituriye mwana ariko yamwise dadi wanjye niwe wamwise yaramwise
dadi wanjye yamwise Cyubahiro mwita Pacifique. ubwo umwana yitwa Cyubahiro Pacifique. Imana ihumugisha ababyeyi bawe ariko ababyeyi banjye ndabashimira nuko nabuze ikintu nabitura na mana yanjye naho umwana ageze nibo. Deborah kukiri mutoya ukaba uri mu kazi ko mu rugo ko mbona ejo warambwiwe ngo ubonye uko yiga umwuga wawiga hagize umuntu ukubona nk'uko akagufasha wasubira kwiga? Nta mahirwe cyane naba mbonye mu buzima nasubira kwiga kuko kwiga ndabikunda najya nkiteza imbere nkava mu kazi ndimo nkajya imbere y'umwana wanjye. Umwana wanjye afite ibikomere byinshi nk'ibyo nyina afite. Iyo nyize afite imyaka afite ubwo nafite imyaka 2 ni imyaka 2 gutyo yenda kuzuza. Nanjye simba mbyibuka mba nifite ibibazo byinshi mba ndi gutekereza. Hanyuma ndangije hanyuma ibi ahantu ho ngo byabaye aho ruzingiye umwana wanjye nawe nkajya kumuba imbere mbonye umuntu ugigisha ishuri nyiga nkiteza imbere. Wakwiga nk'uwe mwuga Deborah? Nakiga gusuka ibintu bijyanye na salo kuko ndabikunda. Hanyuma umwana wanjye afite ibikomere nk'ibyo nyina afite kuko umwana wanjye mutwite nararaga ndira igihe cyose. Niki cyagiye ku mutima wawe bikavuga uti noneho ho bigeze nanjye ngomba gutangaza amakuru nkavuga ibya Roger abantu bakamumenya uri muri yoberanye? Niki cyabiguteye? Ahantu ibintu byaneye umujinya Roger dore yamishe ko agiye gutera igikumwe n'umugore we ntago nigeze mbimenya. Icya kabiri hanyuma Roger nigeze amfasha umwana wanjye kuva mu buto kuva mutwite no kuva mu byaye nta kintu yigeze amfasha. N'ayo mafaranga avuga yamaye ni ikigo cyayamaye. Igikomere mfite nuko umwana wanjye natigeze mwonsa. Ntago wonyeje umwana wawe? Ntabwo nigeze nonsa umwana wanjye. Kubera iki? Hari muri ibyo byose hari uburwayi yaba yarakwanduje? Nta burwayi yanyanduje. Amara ukuntu nonyeje umwana wanjye ukuntu byagenze umwana yamaje kugeza amezi 9 mpita nza mu kazi ko mu rugo. Umuta mu rugo babizi? Ntago namutaye mu rugo babizi. Naribwiye ngewe kubera ko nari mfite trauma nari nararwaye trauma ngewe nari nararwaye trauma. Ndabyuka mu gitondo ndangije mu rugo ndabyibuka bari barama amafaranga 50 byo gucuruza. Hanyuma ubwo ni ihene papa ari yagurishije. Hanyuma birangiye barayama ayo mafaranga ndavuga ati rero mama aya mafaranga akira itakumwa kuko ukuntu nari imeze mane yo mwijuru nari imeze nabi nari naravuvutse gusa nabi. Ubu ngubu nangiye gusa neza ndashimira Imana n'ubu ngubu ko nangiye gusa neza. Hanyuma byiringiro umwana ndamuta ndangije kumuta umwana akazajya arira rushya mu rugo bakamuga ati tabara vuba usanga umwana wawe cyangwa umushyire se. Navuga ati mwe mwihanganye ndashimira ababyeyi banjye yuko umwana wanjye yabaraje ijoro papa yararagahetse. Humura uzashimira nukuri. Humura papa yararagahetse umwana wanjye amushyize mu gatuza. Yaragamushyize mu gatuza kugira ngo umwana aceceke hanyuma umwana akamuryamira mu gatuza kuko icyo gihe nanjye nta bushobozi nari mfite bwo kurera umwana nari naramubatereye. Mana ndashimira ababyeyi banjye bareze umwana wanjye kandi umwana wanjye afite se mu bushobozi bwabo bafite baramurera bamuha amata. Mana yanjye byiringira akanga kumfasha ahubwo nkirwa mubona ku ma YouTube nkirwa mubona ari kuvuga noneho nkamubona ari no kubwiriza. Mana yanjye noneho nkahita ndwara toroma. Ni cyo kiganiro yakoze kikagutera umujinya? Kambabaza iki kiganiro ngiye kirambabaje
ikiganiro Byiringiro yakoze kikagutera umujinya ibabawe ni ikiganiro yakoze nimugoroba na Korode cyane umujinya kiriya kiganiro naraye ndirabunyeraho ngo umwana wanjye hageze arango ni umuva ngaramufasha mbwaye ikabutura se mituweli se igikoma se na nkweto se isabune se nareba ukuntu nareba n'ukuntu atamufasha nkumva agahinda karanyishe nyine akitaka ibyiza akerekana ko ari umugabo kandi atari umugabo buriya impamvu nkunda kuvuga ko atari umugabo agaragarira mu bikorwa namwe abagabo murabizi burya umugore utamuhahiye ntabwo uba uri umugabo Debora humura Imana irahari kandi igiye kukugirira neza ndumva mfite kwizera ko hari ibintu Imana igiye kurema bundi bushya ku buzima bwawe humura sibyo ugiye kujya mu ishuri ugiye kwiga uwo mwuga ugiye kuba uri kumwe n'umwana wawe kandi icyo gikomere kigomba gushira kuko Imana izakujyana neza ikubakira urugo rwiza cyane ikindi kintu kimwe kubihanagura mu mutima wawe kuko hari Imana igiye kugutabara sibyo Byiringiro agire kuntera igikomere nyera kugiye igikomere kuko nareze umwana wanjye ngo mube hafi mu rukundo humura urwo ugiye kumuha nirwo rukomeye urwo ugiye guha umwana wawe urukundo nirwo rukomeye muratuza umutima umwana wagiye kwiga yige neza abeho neza kandi ibintu bigende neza kuko Imana iri mu ruhande rwawe sibyo tuza umutima humura banza tuza umutima kuko Imana iri mu ruhande rwawe kandi izakora ibirenze ubu ni ubuhamya ndetse hari n'abandi bantu byigishije kandi hari n'abandi bantu bigiye guha sekirite yuko bagomba kujya bamenye uko basenga n'uko bitwara hari ba Byiringiro benshi noneho ikintu ubu hari ba Byiringiro benshi ubu bari bigaye ariko kugira ngo anyitabe araneza umugore we uramuhamagara akaguha umugore we akaba umugore ngo mbibaze umugore we nimba umugore we bimubaze gute ngo umugore mwari mwahura mubwira ngo umwana akeneye amata namubwira ngo umwana akeneye mituweli akabyanga akambwira ngo mbwira umugore we nimba ari wowe waneye inda ntabwo mbizi ubu byanshobeye urumva none se wigeze umbwira ngo ubonye ukuntu agenda asebya garase ngo ubone ukuntu arimo agenda amwandarika nabyo birakubabaza ubuze ukuntu Byiringiro ese iyo wabonaga Byiringiro ari nko kubyina watekerezaga iki ubundi iyo nabonaga Byiringiro ari kubyina nahitaga nurikangarira shene ya garase warayikurikiranaga garase official ntago nakoraga akazi nabanje kuyikurikirana kuko nabonaga ari kubyina nkahita ndira bitewe n'ibintu yankoreye nigeze no kujya kuri shene ya garase ndamuhamagara garase arambwira ngo ari mu gusengera abarwayi sinakongera kumuvugisha ariko nawe yarakoze kuba yarambwije ukuri ko ari gusengera abarwayi ari mu gikorwa cy'umurimo w'Imana ariko Byiringiro nabaga mubonye n'ubu ngubu iyo mubonye mpita nurikangarira kuko simba nshaka kuko ibintu yankoreye n'ibintu agenda kwera abagenzi banjye Imana yo mu ijuru ntago bihwanye n'imirimo akora ntago mbizi pe uyu munsi ari uko wifuza byagenda nk'uko amategeko yakurenganura ikintu nifuza kuko urumva umwana afite akarengane ikintu ndi kwifuza ikintu yuko amategeko yandenganura rwose nararenganye nkomeza guhishira nk'umunota umwe Debora kuki icyo gihe utagize umutima wo kujya kumurega icyo gihe nagize umutima wo kujya kumurega ukiva hahandi niki cyatumye ikintu cyatumye namurega njyewe numvaga nifitiye ubwoba numvaga mfite ubwoba bwo kujya kumurega numvaga ubundi yari yarambwiye ngo ninzamurega ntabwo bizaba byiza arambwira ati njye sinzamurega azamfasha nkagira ngo azamfasha Byiringiro birangira abigenje gutyo n'ubujiji nari mfite n'ubujiji ibyo sinari mbisobanukiwe by'ubuyobozi niyo ibyo by'ubuyobozi ntabwo wari ubisobanukiwe ntabwo nari mbisobanukiwe
ni ukubera iki ubwo ngubwo utagize ababyeyi bawe wowe wabonaga babyakiriye gute? Ababyeyi banjye bo baba baranamureza ahubwo nuko twabuze derese. Nuvuga ngo ntimwari kurega uwo mutabona. Ababyeyi banjye bo bari banabihagurukiye ariko bakomeza kubura derese ye. Basaba turarega umuntu tutazi derese ye. Twari twarabuze derese ye rwose pe. Nta n'umwana muri ubwo ngiye sinari nzi ibintu by'ubuyobozi byo kujya kurega umuntu. Noneho papa arambwira ati rero reka noneho dushaka derese ye Byiringiro, arayishaka arayibura neza birangira gutyo. Byiringiro birangira gutyo yizeye muri Kigali yicara agenda ngo agiye mu ivugabutumwa, ngo yagiye za Kanyarira, ngo yagiye mu butayu bw'amazi, ngo yagiye mana yanjye isi yicara mu rugo byaranshobeye ibyo. Uyu munsi hari umuntu ukubonye noneho kuko buriya twaganiriye audio abantu wenda bakagira ngo ni n'ibintu byo kubeshya n'ibintu by'iki. Uyu munsi hari umuntu ugukurikiranye yumvishe ko ufite icyifuzo cyo kubasubira mu ishuri, uracyari muto waba mu rugo uniga n'umwana wawe akitabwaho. Uyu munsi wa none hari umuntu ukubonye akugirira impuhwe ndetse hari n'ukubonye yifuza kukurenganura, aravuga ngo hari ukuntu byagenda umwana wa Byiringira ahari n'ahari hose yirirwa yidegembya yakwita kuri uyu mwana akabasha kubona amata, ndetse hari n'umuntu ukubonye aravuga uti wabasha kujya ku ishuri. Mana yanjye umuntu ndamushimira. Umuntu ashatse kukuvugisha yakuvugisha ku ihe nimero bitewe kuko iki kintu cyaguteye ihungabana. Ninjoro wampamagaye ubonye ikiganiro urimo uhigeza waradasinziriye kuko ugira ihungabana, n'ubu wicaye ufite icupa ry'amazi kugira ngo ubashe gusakaza iby'agahinda kawe ku bantu bose bagukurikirana. Ariko humura, hari Imana igiye kukurengera. Umuntu ushaka gufasha Deborah no kumuganiza by'umwihariko hari abantu mwize counseling birenze ibyo twe dushobora kuvuga. Hari n'abantu uhise umuntu wavuga uti uyu mwana angana n'uwanjye cyangwa bimeze gute namufasha agasubira mu ishuri. Uyu munsi wa none hari n'abantu rwose mufite umutima w'umuntu ndabazi ushobora gufata Deborah n'umwana ukabajyana iwawe, Deborah akiga biwawe n'umwana kandi ahaba. Hari uburyo bwinshi mwafasha Deborah, murabona ko akiri umwana, hanyuma wo gukurikiranwa we agakurikiranwa. Ntekereza ko inzego zikurikirana ibi biganiro. Ushaka rero kuvugisha Deborah ni 079 86 15 62 6. Turi muzishyire no ku kiganiro, reka nsubiremo rimwe 079 86 15 62 6. Deborah, iyo nimero si yawe se ho yitaba? Ni ngiye uyitaba na wundi. Ni nayiba kuri WhatsApp mu rugo mugira wifi? Ahantu nkora tugira wifi. Yego. Rero turagushimiye. Murakoze. Ndetse kandi ukomeze wihangane, ukomeze uhagarare wemye, uhumura, Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ikintu nabwira abantu ndi kubwira abantu kugira ngo bamfashe bandenganure, Mana nsubire ku ishuri. Ubundi nakuze nkunda kwiga, numvaga nzaba umupolisi cyangwa umusirikare. Iyo ntego niyo nari mfite intego yo kurwanirira igihugu. Ibyo bintu ayo mahirwe ndayatakaza sinayabonye. Ariko ikintu nabwira abantu, harya warangije wa gatandatu ari ngiye gukora icya leta. Unuva watwaye ndi ugiye gukora icyari, ariko n'uyu munsi uracyari muto, ushobora guhita ukubita umwaka umwe ukaburize ukabura gikoze ya ntego yawe n'ubundi ukageraho. Nta kirarenga imyaka 21 irimo yuzura, ntago ari ikintu kinini. N'ubundi igihugu wakirwanirira, ndetse n'iyo ntego yo kumupolisi wayigeraho. Uyu munsi wa none ni imyaka ingahe gusa wasunika ya ntego yawe ukabuyigezeho? Ikintu nabwira abanyarwanda nuko umwana wanjye yarenganurwa, umwana wanjye akitabwaho, akiga. Mana nta bushobozi mfite, n'ababyeyi banjye nta bushobozi bafite bazamujyana ku ishuri. Humura, umwana wagiye kwiga tuza, ntongere guhangayikishwa n'umwana. Hari ibintu Imana igiye gukora. Ndumva mfite kwizera nyuma y'iki kiganiro. Deborah, turagushimiye. Urakoze. Bakunzi mwari mudukurikiranye, yari Isezerano TV kuri Nyako TV na Grace Official. Mukomeze mukurikirane inkuru n'ibiganiro tugenda dushyiraho, kandi mukore subscribe. Turabashimiye, turabakunda, muri ab'igiciro gikomeye. Ciao ciao.